tega amatwi ikinamico twubakane njye nawe twiyubakira umuryango wishimye ufite amahoro ubuzima bwiza ndetse n'iterambere. murabona nshuti bakunze ibikinamico twubakane, iki ni igice cyayo cya kabiri. dukomeje gukurikirana ubuzima bwa Kazimiri n'umuryango we. ubushize twabonye uburyo Kazimiri yari atewe ishema no kuba umubyeyi nubwo we na Janine batemeranyaga ku byifuzo by'umwana wabo. Kazimiri yafashe umwanzuro ukomeye mu rugo wenyine, agurisha ihene kugira ngo agerageze kongera amafaranga yinjira mu muryango. ayo mafaranga yahaye inshuti ye Cyokere, amusezeranya ko yiteguye kuzamufasha kubona ikibanza. Kazimiri agurisha ihene ye byatweretse ko mu buzima kenshi twihutira gufata imyanzuro vuba, ariko burya imyanzuro myiza isaba gutekereza, kujya inama no kuganira nk'umuryango. birasa nkaho muri hano na Kawera bo bagerageza gufata imyanzuro muri ubwo buryo. wabona ari ubuhe buryo bwiza? twandikire ku rubuga rwa Facebook rwa Radio Musanze rwitwa RC Musanze. waduhamagara kandi kuri 0784400777 cyangwa ukohereza ubutumwa kuri telefone 0788466372. nimutega amatwi dukurikira iki gice. twubakane twubakane twubakane. Bejani Karame ko mugore wa umbwire ko bitarashya n'inzara mvanye ku gikwape abyumva. yewe urihangana nanjye ngeze hano mu kanya, gusa ngiye guteka ntibitinda, humura niba usubirayo ntukererwa. inzara mfite wagira ngo bayindoze pe. kandi nshaka guhita nsubirayo nimamo Imana hari ikiraka nabonye ngomba gutera itavana bwangu. humura pe, nanjye ndabitekana ingoga bishye vuba. buriya nagushatse nkuzi. icyo ngicyo nicyo ngukundira, inzara yanjye uyizi. umva nkubwire. none se Kazimi, ya hene ko ngarutse sinyibone hano, nawe ukaba ugarutse utayizanye wambwiye ibyayo. ihene se? reka abagore n'amatsiko yanyu. iriya rero ntuzongera kuyibona hano ukundi. ugize uti? gahoda ndakubwiye ni nayigurishije. kwiki Kazimi? urumva? ariko niga amatwi mugore wa, hari umurimo umeze neza. urumva? umuntu yaraje arambwira ati nakuboneye umurima mwiza wera ukerukira n'amatoni, aturera cyane pe. nanjye nta mahirwe ntiyancika. kandi ukeneye ufite itungo rikagira rite? Kazimi ntibishoboka we, ntabwo nabyumva. niko ngo ya hene wayigurishije? ubwo uraje nawe maze iminsi narakoroheye. ibidashoboka ni bike muri ibyo nkubwiye. mu rugo rwanjye gufata itungo nkarigurisha amafaranga nkayakoresha icyo nshaka, ndivuga ko bidashoboka. niko ubwo ni gute utinyuka ukagurisha ihene yacu utambwiye, warangiza n'amafaranga ukayakoresha ibyo wishakiye? nkubwira iki? tambwira se. ubwo wifashe nk'agakombe k'abana urahagaze ushinze ijosi. nifata hanyuma se kubizi neza ko tutagira umurimo utubeshaho dukodesha abandi bose bakatwatira. none urumva? tugahinga tukabona uko twibeshaho. nuko ibyo nakoze bibi muri ibyo ngibyo ni ibi. gukodesha umurima ntitubikeneye. turabikeneye ariko ntabwo. ariko iki? wikwigora tuza acisha make. urumva? ihene nayigurishije, amafaranga nayahaye umuntu wandangiye umurima mwiza wera. nuko sha iminsi mike ahubwo witegura ujya ujya kuwuhinga. ariko se ku buryo ari kugurisha ihene utambwiye Kazimi? ariko ndakubwira nkande umuntu w'umugabo unywa icupa nkiyongeza irindi. njyewe nzi amenyesha umugore mu nguti ihagaze hariya nta n'isoni. ihene nagurishije yaguzwe mu mafaranga nakoreye mu bwubatsi. ihene nagurishije ni iyanjye kandi nayikoresheje mu ifite inyungu urugo rwacu. ikibazo muri ibyo kirihe? ni uko wumva ko tutari kubigana tugana ibitekerezo. ariko nkugisha inama nkande, igera hino nkurebe, izengurutse nkurebe, ndeba n'inyuma nyakurebe ibaye we nkugishije inama nkande. kuki Kazimi ngugishije inama nkande? oya humura nimbona n'inzagora ko umvaneho iryo tiko. icyo nicyo tutumvikanaho neza rero. erega nanjye uretse n'imirimo ya hano mu rugo nkora, urabizi ko nkora ibiraka nkinjiza amafaranga. Kazimi, njyewe rero icyo nkubwira nifuza ni uko twashyira hamwe tukaganira uko dukoresha amafaranga ku bw'inyungu z'urugo. njyewe nawe twicare tuganire uburyo dukoresha amafaranga. tuganire. nyamara rero wa mugore we ntunera umutima mubi. urumva? iyo rero kugucishamo ebyiri ntiwumva. umutima mubi arawuvukanye. ubundi wo ntiwotsa burusheri. hanyuma se kugiye byari bigiye gushya. ngwiki nawe ubyiri nungu uhashwe uhage. utanera umwaka nkabura n'iki kiraka.
neza. Mwiriwe. Ego ko niko mukanya. Ko mbona karenge hagatonaye urajya mu gishanga ma cyangwa wavuyeyo kare? Njyewe mukanya njya mu gishanga gukora iki? None se ntiwari kujya kurangura amashuka ajya gucuruza mu gasiko mukanya bugorobye? Uwo muruhu uyu munsi Imana yawundinze di. Ngaho da, zimpe neza rero. Mfasha, sheri wanjye cyokera bafite ifaranga ari kungurira mbayeho nk'icyana kinyoni. Ubwo rero sinava muri uwo mudamararo ngo ndajya kwirirwa njandagira mu gishanga ngo ndarangura amashu. Ngo sheri, kuva ryari cyokera ari sheri wawe se mada? Ego ko ngewe umugabo tubyumva kimwe wese iyo afite ifaranga ubwo rero aba yabaye sheri wanjye. Mama we, ubu cyokera afite ifaranga ari kungurira inzoga na burusheti nkirira da. None sibyo byakubuza gucuruza mukanye? Ariko ndajya kurushywa n'iki? Kumba nshaka ikintunga kandi mba nakibonye. Aha, yewe ndumva wakize. Ubu narinyuze hano ngo ndebe ko waranguye ungurisheho. Ubundi mitire rugura mu gashyamba na hano dukundi nigire guteka. Se ndabigira nteho kanyagwa. Yewe, niba ari amashu ushaka, nyura hirya ho kwa ba muri hano barayafite ntibakwima iryo uteka. Yewe ntibari inyuma, ariko nanone ntibyagaragara neza pe. Shaka wera ni umunyamutima mwiza, ntiyari kwima kandi ntiyanakureba nabi. Ariko ruriya rugo disi, bibaniye neza, barafatanya muri byose. Mbese urugo rwabo ni intangarugero pe, rurashimishije. Icyakora uvuze ukuri pe. Erega buri wese yumva neza icyo gufatanya bimaze. Niyo mpamvu bahuriza imbaraga n'ibitekerezo hamwe. Ubundi si ugutera imbere kakahava. Izindi ngo ubundi zibura iki ngo zimere nk'urugo rwa muri hano na Kawera. Dore ubundi iyo umuryango ufatanije buri umwe afite icyo yakungura undi ku bijyanye n'iterambere. Ntabwo ari umuntu umwe ubyumva kurusha undi, ahubwo aho bigorana nuko hari abagabo baheza abagore babo cyane cyane mu bikorwa bijyanye n'iterambere. Suko se kwa muri hano rero ni urugero rwiza rw'uko bishoboka. Cyakora nanjye nabo umuhamya pe, Kawera na muri hano ni umwe mu bafatanya muri byose. Ambo, gahunda nuko iteye. Wowe umaze kunyirahira sha, baguha icupa. Ariko uzane mbanze nsomeho gake. Bosi cyokere. Nanjye ndagufana rwose. Uri umuntu w'umugabo pe, ndakwemera. Kwashe wawe ntibari guhe rwose. Kuko duhagaze hanze wantutse urabyibuka? Ngo ndeke kukoheraho sha. Siko wambwiye? Ngewe urabizi ko nashobora kugutuka pe, databuja. Muherwe tuzina. Murushatse mwangurira agacupa niyo kaba kamwe. Ntiwumva sha? Databuja. Ako kantu ni sawa. Niba guha icupa sha. Ariko ayo mafaranga wayakuye he sha tuma wiraturya? Ntiwayibye ubundi. Kavuna umuheto sha. Jewe niba nkandi. Uzabaze ngewe narakize we makaku. Abantu banyimye inzoga. Ndabazi. Haragira uwo musomyaho murambona. Amahina data. Beko. Ese aka kabari kabaremo birorikira. Kaze neza mu mwanya wanjye. Kazimi. Umva. Wowe utaricara bakumpera icupa ryuzuye ridasogongeye. Ubundi uri mutuje rwose. Ese urahari cyoke. Uzi ko ngize amahirwe. Sinarinzi ko magusa. Ndahari icyamamare cyokere. Uzi ukuntu nagushakaga. Sha ndi intwara aho batinya icupa ryandeze hagatuza. Ndigotomera ntatereka hasi. Kondereye wese. Ubundi nkaruhuka rishizemo. Guma. Kubona hano harimo urusaku waje tukajya hanze nkakubwira aho mwumva tugende ntwari batabikeka. Ngo numwumva ariko nanjye mfita yanjye. Nabyorera wowe umufitanye n'ibibazo. Murumva se cyoke. Gahunda zigeze. Umurimo wabonetse tujye kureba. Ngire madamu ejo mu gitondo hazindukire. Wowe tuza rwose. Ubu ibintu byose biri kuri gahunda. Niterebye. Ndabikurikirana neza we ntugire ikibazo. Gute urabikurikirana gute? Wowe humura yewe. Ndi kubikurikirana. Ndetse n'ibiganiro ku mpande zombi biri kugenda neza. Ikibazo ni uko nyine atari hafi. Ntari hafi. Ubundi n'amasezerano twakabaye twamaze kuyasinya terebye. Noneze kuri amafaranga mwemeranyijwe neza. Terebye pe. Byose byaguyemo neza. Okay. Ariko sha.
mbega ngo uramuhenda we. oya se ariko hano ntaranareba. witoraguriye ingoma mu giteme pe. ugize uti natoraguye indege irimo abagenzi. neza cyoke gira vuba biri gutinda rwose ugereranyije no kuwambwiraga urumva. wowe humura, ibintu birihutirwa. wowe humura ntibizatinda muvandi. ibintu birimo mu buryo bwaterebye. izo terebye zawe zidashinga. ahubwo ngwino nkugurira agacupa. we kiyo ngwagasi y'uyu mugoroba. se gacupa se. umva zana icupa ryizaho sha. ariko se aba b'abakobwa baba bahanga ntabwo mwumva ko bansengereye icupa kandi barabirukana. niko mwe mwasigaye. hari uwatinyutse kuntuka ngo mwirukanishe muri aka kabari. ko muceceka se ntabwo mushaka ko babongera afite amafaranga. ese kutaza ngo tujye ku meza ko byatunganye mugabo mwiza. ndaje humura. yewe nari nkireba ukuntu izi nka zisigaye zifite umukamo mwinshi pe. erega uba wazitayeho ni mu gihe. wahora n'iki. ahubwo rero narimo ntekereza ntise ko umukamo uri kwiyongera. nta kuntu twashaka aho tuzajya tugemura amata ubundi ifaranga ryinjira rikiyongera. kandi koko n'abaturanyi bacu ntibakibasha kuyamara pe. kandi abana bacu baba babonye ayo kunywa ariko akarenga agasaguka. nukuri icyo gitekerezo ni cyiza rwose. byari byiza ariko imbogamizi ngize ntabwo zizi. iziheze. numvaga twajya tuyagemura mu isantere muri za kantine bacuruza icyayi. akunda reba umwanya wanjye n'uwawe nkabona tutabona uburyo tuyagemuramo rwose bitewe n'indi mirimo dufite hano mu rugo kandi yose ni ingenzi. none se nuriye ku gitekerezo cyawe ndumva nanjye mfite ikindi. cyojya mbere se mugore mwiza. nkunda kunyunganira rwose. nyine nk'ubu tuguze igare ubundi tukariha umunyonzi none akajya yatujyanira ku gasantere tukumvikana aho tuzajya tumuhemba. hari ikibazo? umva icyo gitekerezo ni inyamibwa pe. ariko noneho tukariwe twizeye kurya atazadutenguha cyane rwose. ubundi twe twikomereza imirimo yacu amata yagemuwe n'amafaranga yinjiye. umva kora rero. ubu se makore niyirusha ndi kwarura ibiryo muriha. ahubwo reka uze kumpobera tugiye kuryama nshimira. ako kantu usoreje niko numvise kuruta ndaguhobera cyane ndabizi kubikunda nawe. ahubwo nanjye nungutse akandi gatekereza. ngaho mbwira rero. ariko diso nambwira urya dore bishobora no kuduhorana. ariko ryasabye horere. nari ntekereje ngo umunyonzi tumurekeye iryo gare noneho n'umujyi atatugemuriye amata akajya atwara abagenzi mu isantere ariko nyine akajya tuvirisa. icyo gitekerezo ni cyiza rwose rwose. ngaho mpemba rero camemba. ambo reka ndebe sheri haguruka ngo uhobere mugabo mwiza. nshuti yanjye kambabwire amagorwa aba mu rugo iyo nabwumvika ushyira zimaze mu kabari buba mu rugo ijoro ndagowe none umugore yarananiye none ishobora byose muzarambyarira undi n'amavu akabari kose yashurije niko karame ibi ntibisubaho waneza umugore we. yewe ubanza ari umwiko n'inivo byawe usitayeho ndaje mbyanure. niko karame uratinyuka ukaniga ibintu ngo nkunde nze mbibwemo nk'uko amenya. iyo ngusekeye ntabwo wishima ariko ubundi ni gute ibikoresho byanjye byiza zisa pururumu utarabyanura. ni ukuri ni uko nari mpugiye mu bindi ntabwo nabyibukaga ko ariko nari kubyanura. ariko reka nkubaze ibi bikoresho byanjye bimayira wari uzi ko ufite inshingano zo kubyitaho nk'uko nanjye nyitaho. ndabizi jya ubyanura mbere mbese. nyamara urandenganyije pe nagusuzuguye nte koko ahubwo ko ari wowe uje wasinze wiyenze uvuga nabi. niko nkubwibaza wakibura buryo njyewe ngo nasinze zo wangurira ugasinda inkarama. wasinze kazimi ngo ngende kwiyenza aha ni agasuzuguro reka nze nkwereke aherewe wowe mumumoye iki koko ngo iki wangaranyagara gato kagoreka kagorje kataza ubwenge ubu se nkubise kuko nkubajije impamvu nyuka inabi ni iki kiguteye kunkubita ko utabyigeze twazimi
wowe ki ikishimunye nkubita nukomeza kunzana iyo mvunya ahubwo ndakongera n'izindi urumva ibintu byo kwirumbaza ngo ihene ukambaza ngo ibiki none se kukubaza ihene nawe ukosheje kwita ihene nezerewe ngo ndi kukwiyenda kukubaza gahunda zireba urugo rwacu harimo ireko sako ubu se koko wibagije imigambi twari dufite tujya korora iriya hene none se irororotse ra tubashije kugura umurima twiyemeje none se irororotse nibura tugurishije ibyayikomotseho ariko ndebera ndakubaza aho kugira ngo tubiganireho ukankubita ubinziza komeza urogotwe nakubwira Kazimi inyenyejuru nubwo nyine uhamagaye iryo zina Kazimi ninde waduteranyije ninde ko mbizi ko kunkubita utabyigize kuko twashakanye nukuvuze wangegeraho ubwo niyo mpamvu watangiye kujya undeka agatuza nk'inuma ivuye ibugarura ndingegera none nzagukosora wumirwe uzamenya uwo Kazimiri ndi wowe wa nyawe naho mva uko wamenye neza ubwo butesi bumaze kugushira ninde naragowe ngo waragowe reka nkubwire uwo ninde uri gukomanga nawe nzi usigaza n'abagabo baragiye kwiganirira n'abavandimwe uramenye utamukingurira urumva neza wowe buretse nsohokere hariya gato urumva numukingurira numubwire ko Kazimiri ari hano nakubwira iki umubwire ko nari nataha urumva jana nushaka ko mubwire ko nanasinzira twubakane igice cya kabiri cy'ikinamico twubakane ntaho kirangiriye kirerekana ukuri kugoye ukuntu uburakari kudahuza gushyamirana mu biganiro ndetse rimwe na rimwe n'inzoga zitera ubusinzi ibintu byose bishobora guteza ibyago umuhangayiko wo kuba umubyeyi uvanze n'igitutu cyo guhaza icyo umuryango mugari ugutegerejeho bishobora gutuma umuntu afata imyanzuro itari myiza ibi kandi biratwibutsa ko imbogamizi zitagomba na rimwe kuba impamvu yo gukorera undi hohoterwa kuko burya ni icyaha kandi gihanirwa n'amategeko mu Rwanda ariko nubwo bimeze bityo yewe namwe tubisiranye ko ibyo bishobora kuba ubushakashatsi bwakozwe na leta y'u Rwanda bugaragaza ko abagabo 4 kuri 5 bemera ko nta mpamvu n'imwe yatuma umugabo akubita umugore we ibi bikaba bivuze ko uburyo bwamaganywe cyane kurusha uko byahoze imbere burya abagabo b'inyangamugayo bahora bashakisha umwanya wo kuganira nabo bashakanye aho kurwana sibyo ndizera ko Janine azagira umutekano n'ahazaza heza mu bice bizakurikiraho reka kandi nongere mbibutse izi nimero mwe mudutse amatwi muri aka kanya muzibwire n'abandi wahuye n'ihohoterwa ashobora guhamagara kuri nimero 3029 za Isangiye One Stop Center ni 3029 ni nimero zitishyurwa mwahamagara kandi 3512 muri RIB mu rwego rushinzwe ubugenzacyaha ikindi kandi mugira amakenga mu gihe cyo kutwandikira kuko hari igihe ubutumwa mwatwoherereje bushobora gusomwa n'abandi bantu cyane cyane niba mufatanyije telefone niki cyabakoze ku mutima muri iyi kinamico twandikire ku rubuga rwacu rwa Facebook dushimira abatwandikiye bakatworiza n'ibitekerezo byabo barimo witwa Claude wo ku Kagihanga mu murenge wa Nemba mu kagari ka Nyamugari aravuga ati cyo nungukiye mu kinamico twubakane no gutahiriza umugozi umwe kwa bashakanye hano ku Kagihanga dukunda ibiganiro byiza mudahema kutugezaho barimo kandi witwa Twagirayezu Emmanuel wo mu murenge wa Rwaza mu karere ka Musanze we yagize ati ndumva ikinamico imeze neza cyane umuryango wa muri hano tuzawigiraho byinshi kandi byiza ibitekerezo byanyu namwe nimubyohereze munyuze ku rubuga rwacu rwa Facebook RC Musanze mwaduhamagara kandi kuri telefone 0784 400 mukoreza n'ubutumwa bugufi kuri 0788 46 63 72 imukomeze mugubwe neza gena tushimije d'office twubakane wowe nanjye reka twubake umuryango wishimye ufite amahoro ubuzima bwiza ndetse n'iterambere kubakira mu muryango mwiza birashoboka n'ibyawe nanjye. murakoze gutega amatwi ikinamico twubakane mugezweho n'umuryango rwa Murek ku bufatanye na Nova mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Tega amatwi ikinamico twubakane nje nawe twiyubakira umuryango wishimye kubakira hamwe umuryango mwiza birashoboka n'ibyawe nanjye